Gahunda ni dutemberane kuri Today 250. Uyu munsi ntabwo usanzwe. Guhera kuri uyu wa kabiri kuri tariki ya 28 mu mujyi wa Kigali hatangiye imurikagurishwa mpuzamahanga nk'uko risanzwe riba buri mwaka. Aha rero ni hamwe mu hantu haba hashyushye, hamwe mu hantu haba hasohokera abantu batandukanye, haba hatemberera abantu bagiye batandukanye, haba hari vibes, haba hari ibintu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu twahisemo kuhabatembereza kuri uyu munsi kugira ngo namwe mwihere amaso tugende turebera hamwe ibiri kuhabera uko bimeze, n'ibigo bigiye bitandukanye bigiye bifite udushya, byose muzagenda mubibona hano kuri Today 250. So uyu munsi rero kwa ari umunsi wa mbere turahagenda hose muri rusange tugenda tubereka abitabiriye ibigo bigiye bitandukanye biri muri iri murikagurisha. Hanyuma mu minsi izagenda ikurikira nibwo tuzajya tugenda tureba abantu bagiye batandukanye bafite udushya kurusha abandi, ibikorwa bigiye bitandukanye bari kugenda bamamaza by'udushya nyine bigiye bitandukanye kurusha bitandukanye biba byazanywe hano muri iri murikagurisha. So nta mpamvu rero yo gucikwa, mwe mugumane natwe, gumana natwe kuri Today 250 tugiye gutembera. Ubundi kera ndabyibuka nubwo nari nkiri umwana mutoya, ariko wajyaga kumva nka mukecuru ari kuvuga ati nzajya kugurira amakayi y'abana muri Expo, ukajya kumva ababyeyi batwite bati ibikoresho byo kwitegura akabebe tuzajya kubigurira muri Expo. Nyine Expo yari yarabaye Expo. So n'ubu rero nta cyahindutse, na cyane ko iri mu bihe byiza kuri babandi baba bakeneye ibikoresho by'ishuri, aba bakeneye ibintu bigiye bitandukanye, kwihahira ibintu bigiye bitandukanye no kureba. Ushobora no kureba, hari ibikorwa byinshi, hari ibicuruzwa byinshi uba utazi ko binahari cyangwa n'aho wabikura, ariko hano muri Expo ukaba wabibona byose, ugenda ubibona ukihitiramo bitewe n'uburyo ubibona cyangwa uburyo bikunyuze. So Today 250 rero murabizi ko gahunda ari ukubatembereza, tukagenda tubereka ahantu hose hagiye hadasanzwe cyangwa ahantu hahiye. N'aha naho rero iyi minsi yose guhera kuri uyu wa 28 kuzageza ku itariki ya 17, hano hazajya haba hahiye buri mugoroba. Ntabwo agiye kubigishwa biba bimeze, musanzwe mubizi, ariko nyine icyo twe tugiye gukora ni ukubatembereza. So uyu munsi rero ntabwo byadukundiye ko tuhagera ku itariki y'ejo ya 28, ariko twahageze kuri iya 29. Ni umunsi wa kabiri ariko ubona ko ibikorwa byose bitarajya ku murongo neza, kubera ko hari ibigo bigiye bitandukanye ubona bikirimo kubaka, hari abacuruzi bagiye batandukanye bakirimo kuzana ibicuruzwa byabo, na cyane ko hari abacuruza cyangwa abaje kumurika baba baturutse mu mahanga, baba bategereje kudeduana kugira gute kugira ngo bazane ibicuruzwa byabo hano. So niyo mpamvu muri buze kugenda mubona ko hari ibintu bitarajya ku murongo, ariko ni ikibazo cy'amasaha gusa. Uko amasaha agenda yegera imbere nabo baragenda bagerageza kubishyira ku murongo. So tugiye guhera hano habanza rwose, ahabanza tugende tubereka ibigo bigiye bitandukanye byaje kumurika hano muri iri murikagurisha. Hanyuma nk'uko nabibabwiye nyine mu minsi, uko iminsi izagenda iza niko tuzajya tugenda tureba noneho ikigo kimwe ku kindi, abazanye ibicuruzwa bishyashya, abazanye udushya tugiye dutandukanye, tunagende tunabaganiriza bagende batubwira byinshi birambuye. Uyu munsi no kubatemberezaho muri rusange in general kugira ngo murebe ukuntu hameze, murebe vibe. Ubundi abari buze kuva mu kazi mufite akanya mwasimbuka mukahanyura, nabo bitari bukundire namwe weekend n'ubundi iracyahari, nibwo bigitangira, ntaho birajya. Ni ukuvuga ngo ebana ntizarangire utahageze, byibuze ntizarangire utahageze ngo urebe ukuntu bimeze, nawe wihere ijisho my friend. Mujye mutembera, ariko mujye mutembera murye no ku mafaranga yanyu, dore mu mwana yavunikiye, ugomba kuyarira ahantu hazima. Ugomba kuyarira ahantu hazima. Niyo mpamvu ngiye kugutembereza hano, aho uri buze kubona ibicuruzwa bikunyuze, aho uri buze kubona ibikorwa wifuzaga cyangwa ikintu runaka wari warabuze, uze kuza hano. Hanyuma tuzagerageza uburyo bwose bushoboka, dushake ibigo byagerageje kugabanya ibiciro ku bicuruzwa byabo, kubera ko iri murikagurisha ubundi gahunda aba ari ukugira ngo ibiciro bijye hasi, abantu baze bahaha ari benshi. Niko Expo yahoze niko byahoze, niko Expo yahoze, niho abantu bazaga kugurira ibicuruzwa ibintu byinshi ku mafaranga makeya. Ese n'uyu munsi niko bikimeze?
naho ibiciro biba biri hasi. Turaza kugenda tureba, tuzagerageza turebe ibigo byakoze ama discount ku bakiriya babo kugira ngo tubibamenyeshe, ubundi muzajye muza mwihahire. Hanyuma kubera ko haba harimo imiziki igiye itandukanye, usanga harimo amasitandi menshi arimo gucuranga, kandi iyo miziki twebwe bayidukubitira ama copyright, ntabwo aba ari imiziki yacu, niyo mpamvu hari aho birajya bigera amajwi akavamo, ahubwo hakajyaho akaziki gakeya, nukumva ntugire ikibazo rwose, nyuma y'iminota mikeya biraza gukomeza ntugire ikibazo. Kwinjira ni inoti imwe y'igihumbi yonyine, ubundi ukaza ukinjira. N'uburyo bwo kwinjira nabwo ni uburyo bwiza bugezweho buri gukoresha ikoranabuhanga, ariko ntugire ikibazo ntibigukange, kuba uyafite kuri telefone birahagije, ubundi uraza kwinjira rwose nta kabuza. So mureke dutemberane rero turebe uko byifashe muri iri murikagurisha riri kubera mu mujyi wa Kigali. Iki kigo bacyita Spiro Shoe nayo iri muri Expo Ground hano i Gikondo, aho bari kumurika nyine moto zabo zigiye zitandukanye, ngira ngo muri kugenda mubibona. Ebana nibo babanza kabisa, nibo babanza ku muntu wese uri kwinjira muri Expo. Make sure ko uzanyura kuri stand ya Spiro ukayibona, ubundi ukanihahira tu. Sina Gerard Entreprise Urwibutso, musaza mumubona we aba yidistenze cyane, nawe aba hari cyane kabisa, aba habaye Sina Gerard. Muri Heineken naho murahabona ukuntu aba hameze fresh cyane. Ntabwo bari batangira gucuranga, ntabwo bari batangira kwakiramo abantu, ariko nyine abantu bakunda kuza muri Expo muzi ukuntu hano hantu haba hahibye hatari. Iyo espace yose muri kubona ni yitwa Ikijumba One Stop Shop, niyo ifite aho hantu hose muri kubona. Ubundi ubusanzwe aha hantu hari hazwi ko ari aha Agence Pub niyo yakundaga gufata aha hantu, none hasimbuwe na Ikijumba One Stop Shop. So umuntu wese rero uri kuza muri Expo, make sure ko wanyuze mu Kijumba bakagutamo akantu ukagisomeza ikijumba nyine. Ni mu byicungo bitandukanye by'abana, aho abana batoya baza kurira iminyenga. Ngira ngo murabibona, abana muzana abana muri Expo, dore ni no muri vacances, bari no mu biruhuko. Nimba umwana yaratsinze yaragize amanota meza, ugomba kumusohokana muri Expo, ubundi nawe akaza akirira isi. Ibi nabyo ni ibikinisho nyine, ubona ko ni ibikinisho bigezweho kabisa. Abana muzana ababyeyi, abana bari mu biruhuko, nimba umwana yaragize amanota meza, muzane muri Expo, ubundi umuhembe ibintu by'abana. Ubibona se? Aba bakaba babita Lucky Rice, murayizi cyane. Muri Expo yabazaniye poromosiyo ivuga ngo temberana umujyi na Lucky, aho ugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye bya Lucky Rice, hanyuma ukaba wabasha gutsindira itike y'urugendo yo gutembera nyine mu mujyi wa Kigali. Agatransport k'umunsi bashobora kukakwishyurira da, waguze umuceri wabo ubundi ugatombora. Babita Irembo. Aba bantu rero nabo basigaye bagira abantu benshi bafite ibibazo bigiye bitandukanye kuri serivisi zigiye zitandukanye z'ikoranabuhanga, kugira ngo nabo urabona ko stand yabo iba yuzuye, bari gufasha abantu kuri gahunda zigiye zitandukanye. Babita Irembo.
waba ushaka agashyushye waba ushaka agakonje tuba tufagufitiye izo ni byo gusa twazanye hazaza ubundi cyane. nk'uko nabibabwiye nyine murabona ko harimo amasitande amwe n'amwe aba ataruzura, ba nyirayo nyine bakirimo kubaka kugira ngo ibyo ari byo byose uko amasaha agenda yegera niko abantu nabo baza kugenda bakora akazi neza cyane. Turi muri expo dutemberane na Today 250.